turabashuhuje bene data, amahoro y'Imana bane namwe. Turaje kuri iyi cano, turagarutse muri bya byigisho byacu bikomeza. Nitwa Ukugize Jean Pierre, ndi kumwe na bene data, turi kumwe hano muri studio. Tukambakire babasuhuze, noneho niturangiza dukomeze n'ibyigisho byacu uyu munsi. Karibu duhereye hano iburyo. Turabasuhuje cyane. Amazina yanjye nitwa Jean Baptiste Ngirabatibaza. Tukaba tugiye gufatikanya muri iki cyigisho. Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Murakoze cyane, reka dushimire aba bene data kandi tunabakire muri studio, ariko namwe abadukurikira, abo dusangira ibyigisho umunsi ku wundi, tubifurije kugubwa neza kandi tubahaye ikaze na karibu. Reka rero mbere yuko tujya mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi, reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, tugushimiye cyane ukuntu turamukije muri iki gitondo. Twaba tugiye kwiga ijambo ryawe, ngwino utuyobore mu magambo wandikishije, uyadusobanurire kandi uduhe kuyumva nk'uko ubishaka. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, reka tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi. Ni ingingo itubwira ngo umwigisha. Ingingo itubwira ngo umwigisha, ni mu cyigisho kitubwira ngo isezerano ry'umwuka wera. Reka tubanze twakire mwene data Aimable atwinyuriremo ingingo twizeje tubwira ngo ikintu cy'ingenzi gikenewe. Karibu Aimable. Urakoze cyane. Ejo hashize twabonye ingingo kwa kabiri ivuga ngo ikintu cy'ingenzi gikenewe. Twabonye uburyo umwuka wera ari we ukenewe cyane, kuko niwe uri mu cyimbo cya Kristo, yereka imitima y'abizera mu mwanya wa Kristo. Yereka imitima y'abigishwa mu mwanya wa Kristo. Rero ahangaha twabonye uburyo umwuka wera ahagarara mu cyimbo cya Kristo akatuba hafi umunsi ku wundi. Niwe rero wari ikintu gikenewe cyane twabonye ejo hashize. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Isezerano ry'umwuka wera mu ngingo ku wa gatatu itubwira ngo umwigisha. Turaza kureba uyu mwigisha ninde, abikora ate, tube hafi kugira ngo dukurikirane. Kadusabe mwene data Jean Baptiste kugira ngo adusomere muri Yohana ibice 14 umurongo wa 26. Mu kibazo tubazwa ngo ni gute umufasha yari kugira impinduka ateza mu ntekerezo z'abigishwa no ku byo bari basobanukiwe. Haravuga ngo ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Murakoze cyane. Reka twakire mwene data Aimable aduhuriza iri somo n'iki kibazo. Rero nk'uko Jean Baptiste amaze kubisoma muri Yohana 14:26 havuga yuko umwuka wera azabigisha byose. Hano mu bifuzwa byose herekana neza yuko abigishwa ba Yesu batari basobanukiwe neza n'agaciro k'ibyanditswe Yesu abagezagaho. Inyigisho nyinshi za Yesu zasaga n'izitarageraga mu ntekerezo zabo. Ahangaha basimangira neza uburyo umwuka w'abantu uzerekana neza ko Yesu yakoresheje uko ashoboye kose akigisha abigishwa be rwose. Yarabigishije ku buryo bukomeye, ndetse n'ikibwirizwa yabahaye gikomeye cyane cyo ku musozi. Murabizi ko yabigishije guhera mu gitondo kugeza n'umugoroba. Mbese iriya myaka 3 n'igice yose bamaranye, Yesu yarabigishije ku buryo bukomeye cyane. Noneho ikindi kiyongeraho, Yesu amaze kuzuka yamaze iminsi 40 ku isi. Ataragenda burundu ngo abasige. Burya yasubiye mu ijoro amaze iminsi 40 ku isi. Iyo minsi 40 nta kindi yakoraga. Yarimo arabigisha, abahugura, akabasobanurira ubuhanuzi umwerekeyeho mu isezerano rya kera, akanabereka ukuntu bwasohoye. Ibyo byose Yesu yarabikoze, abigisha, abahugura, akabigishwa ibihe icyo bibamarira. Umwuka wera rero niwe wamanukiye ku munsi wa Pentekote, noneho akangura intekerezo zabo, arongera arabahugura, abibutsa ibyo Yesu yababwiye, ababera umwigisha ukomeye. Yego. Murakoze cyane.